igikomere utewe n'umukunzi. Ndabizi muri mwe mungurikiye hari abantu batewe ibikomere n'ababakundaga cyangwa nabo mwakundanaga. Uzi guterwa igikomere n'umugabo wawe, uzi guterwa igikomere n'umugore wawe, uzi guterwa igikomere n'abana, uzi guterwa igikomere n'uwo wizeraga, wiringiraga, wumvaga ari wo umutima wawe waruhukiraho. Ndabizi ibikomere dufite ntabwo byoroshye, ariko uyu munsi sinzi ibihuri gucamo, ariko Imana nkorera nikwibuke. Sinzi ibihuri kunyuramo, sinzi ibiguteye ubwoba, umutima wawe urakomeretse ufite agahinda, ariko Imana yawe humurira kwibutse kandi iragukiza amarira, ikomora umutima ukomeretse, igukiza inguma, igukiza urwo ruguma, igukiza uwo mutima wabaye. Ibisetsa abagabo biragoye ariko birahari, ibyasetsa abagore bashangaye bahangayitse batukuye amaso biragoye, ariko Mana urabifite wakorera abagore bagaseka, urabifite wakorera urubyiruko rugaseka. Mana we wasekeje Sara, uyu muntu ni umusetsi. Amarira yawahindutse ibitwenge, wowe wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Muribuka Isirayeli yagize ibikomere bigera muri 3. Muribuka igikomere yatewe na Egiputa, irabanyagira batwara, reka ne kuvuga ngo barabanyaze. Ubwa mbere Yosefu agihungira muri Egiputa, murabizi inzara iza gutera i Kanani. Birashoboka ko waseka nyuma yo kurira, birashoboka ko wanezerwa nyuma y'ayo marira, birashoboka ko wanezerwa nyuma y'ibyo bikomere. Yewe Hana yarasetse nyuma ya Penina, arabyara, abwira aramubwira ati umva muze, ninjye wa mugore wari imbere yawe ndira, ninjye wa mugore wari mu majoro ndira, ninjye wa mugore waje imbere yawe mbabaye. Yari pasiteri w'urusengero. Hari igihe tujya imbere y'abakozi b'Imana turira, hari igihe tujya imbere y'abakozi b'Imana dufite ibituriza, dufite ibikomere. Hari abadufasha gukomereka, ariko hari n'abadufasha gukira inguma zacu. Areba Hana, aramwitegereza, aramubwira ngo nubwo nterekwa ibikubabaje, reka nguhe ikaze mwene data muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya, mu mwanya mwiza wo gusenga no gusangira ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha aho uherereye hose, Imana iguhe umugisha aho udukurikiye uri mu kazi, aho udukurikiye uri mu rugo, aho udukurikiye uri mu rugendo, wowe udukurikiye uri ahantu hatandukanye ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye. Nguhaye ikaze wowe ukijijwe nawe utari wakizwa. Ntabwo Imana ivuga ngo ikurikirwa n'abakijijwe gusa, oya, ahubwo Imana ni iy'abakijijwe kandi Imana ni iy'abatari bakizwa. Imana ni iya bose. Icyakoze hari abarobanuwe, barobanurwa mu bandi. Kubera iki se mvuze icyo? Ibyo mbivugiye ko abantu bose ni ab'Imana, niyo yabaremye, ariko abantu bose si abana b'Imana. Abagize umugisha wo kwitwa abana b'Imana yabahaye ububasha n'ubushobozi nyine byihariye, ariko twese duhawe ikaze, abamenye Imana n'abatari bayimenye. Munyemerere mbasangize ijambo ry'umunsi, ariko mbere yuko ndivuga munyemerere mbanze senge. Turagushimiye mwami w'amahoro, mwami w'urukundo, mwami w'ineza. Wewe watumenye kera, wewe wamenye ubuzima bwacu isi itari yarema. Wewe wamenye ko tuzabaho ukabimenya bitari byaba, ngo kuko umuntu yari mu bitekerezo byawe. Bivuga ngo twabayeho mbere yuko tubaho, ndetse twariho turi mu bitekerezo. Nicyo cyatumye umaze gutekereza ngo waravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, atware ibintu byose wabiremeye umwana w'umuntu. Ni nacyo gituma byose biri mu biganza byawe. Turagushimira ko turiho, turi bazima. Hari aho abadukurikira baba barwaye batameze neza, ariko ejo bazaba ari bazima, bazaba bakize bashima. Abandi bafite ibibazo bitari bimwe, ariko duhuje amashimwe yacu tugushimira. Wakoze kuturinda,
kuba tugihumeka turabakandida b'ibyiza, kuba tugihumeka turabakandida b'ibyiza rwose, nta gushidikanya ko ibyo ugambirira kuri twari ibyiza. Kuba duhumeka rero turabakandida b'amahirwe y'iburyo n'ibumoso, turabakandida b'ibiri imbere bizaza kuko turiho. Tugushimiye umwanya mwiza uturemeye wo kuganira no gusenga. Unyemerera ubuntu bwawe kuri twe, kuba dukurikiye ndetse no kubazadukurikira, maze uyu mwanya utubere umwanya mwiza wo kwakira no gusangira no kunezerwa no kwishima, byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza mu butatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Reka dusangirire ijambo rivuga ngo mbese birashoboka nyuma yo kurira? Birashoboka guseka nyuma yo kurira? Mbese bijya bishoboka kuba umuntu yaseka nyuma yo kurira? Ubwo hari abantu baduha ubuhamya mu kiganiro cyacu cyangwa mu ijambo tugiye gusangira, ukatubwira ngo yego mushumba, guseka bijya bishoboka nyuma yo kurira. Guseka bijya bishoboka nyuma yo kurira. Noneho nge naje mvuga ngo mbese bijya bishoboka ko umuntu yaseka nyuma yo kurira? Bijya bishoboka ko umuntu yanezerwa akagira ihumure, akagira ibyiringiro, agahumurizwa nyuma yo guhungabana? Bibiliya hari icyiza kudusubiza, ariko nawe hari icyo wasubiza. Hari ibintu Imana ijya yemera ko bibaho. Imana yemera ko umuntu yagira amarira, ariko ikayaha igihe. Imana ijya yemera ko umuntu yagira amarira, ukaba mu bihe bikuriza, ukarira amarira menshi, mu muryango ukarira, ukaba mu rugo utishimye, ukaba mu byo ukora utishimye, ukaba mu muryango utishimye, ibikuriza bihari, ibituma urara urira bihari, ibituma wirirwa urira bihari. Imana ijya yemera ko bibaho, ariko ibiha igihe. Imana ijya yemera ko wakomereka, ariko ntiyemera ko umuntu azahora akomeretse iteka ryose. Mbibutse ko umutima ukomeretse ntusobanura amagambo. Umutima ukomeretse ntabwo uryoherwa. Iyo bavuze ijambo ngo ibyishimo cyangwa se joy, hari abantu babayeho batishimye. Ntabwo kandi ikibuza abantu kwishima ari ubukene gusa, uko hari igihe abantu batekereza ngo ariko pasite ngo igituma abantu batishima ni ubukene bwinshi. Hari abantu bafite byose, bafite aho batuye heza, bafite ibinyabiziga byiza bagenderamo, bafite amafaranga, bafite ubuzima bugaragara mu buryo bufatika ko buhari, ariko batishimye. Ushobora kumbaza ngo niki cyatuma umuntu atishima? Kirahari. Kirahari, nta nubwo gihari ari kimwe. Ibituma umuntu atishima ni byinshi. Rero Imana ishobora kwemera ko umara igihe ufite igikomere kiri ku mutima, ukabura umudogiteri wakikuvura, kuko abadogiteri bavura ibikomere byo ku mubiri, ariko ibikomere byo ku mutima bivurwa n'Imana. Ndabizi neza ko hari igikomere ubana nacyo kiri ku mutima, ufite abo wakibwira, hari n'igihe ubura abo wakibwira. Ibyo bibaho. Hari igihe umuntu aba afite abo yabwira igikomere cyamukomerekeje, ariko habaho n'igihe umuntu ataba afite we yabwira igikomere cye. Ukakibana, ukakiryamana, ukakibyukana, ukacyambariraho ikote cyangwa bazerish, ushobora kugitwariraho imodoka igikomere, ushobora kukiriraho ibiryo byiza, ushobora kukicarira muri saramanje nziza, ushobora kukigendera mu muryango aho abantu bose bagukomera amashyi bavuga ngo genda warakomeye, genda uri igitangaza, ariko ufite igikomere cy'umutima. Kuko icy'umubiri cyo kiba kigaragara, n'abaganga bagerageza kukivura, ariko igikomere cyo ku mutima umuntu abana nacyo, Imana nibasha kukimukiza yonyine. Rero Imana yemera ko wakomereka, ariko ikabiha igihe. Ntabwo ibigukomeretsa bizahoraho, ntabwo ibigukomeretsa uzahora ubituyemo.
ntabwo ibigukomeretsa uzahora wicaranye nabyo, ntabwo ibigukomeretsa uzabitura mu iteka. No, Bibiliya iratubwira ngo buri kintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. N'ibyo bigukomeretsa, n'ibyo bikomere ufite byo ku mutima, abavandimwe bashobora kutamenya, inshuti zishobora kutamenya, umuryango ushobora kutamenya, yewe ibikomere byawe Imana irabizi, naho ukomerekera irahazi, n'ibigukomeretsa irabizi, n'abagukomeretsa irabazi, ariko Imana yiteguye kubiha igihe. Humura, bifite igihe. Nushake wandike muri komenti unyandikire uvuge ngo pastor ndabizi, nubwo mbabaye, nubwo ndira, nubwo ibindi zanjye birimo nturanye nabyo, nicayemo hagati muri byo, ariko Imana yiteguye kubiha igihe cyabyo kitagomba kurengwa cyangwa se kitagomba kurenga. Imana yemera ko wasuzugurwa, ariko iri gutegura icyubahiro cyawe. Ni ukuri pe bavandimwe, iyo wubashywe utarasuzuguwe ntujye umenya agaciro k'icyubahiro wahawe. Umuntu umenya agaciro k'icyubahiro yahawe ni umuntu wasuzuguritse. Hari igihe umuntu asuzugurika ariko bikageraho akabaho akaminura muhini, cyangwa se sinzi niba arakaminura muhini, niba arakaminura ki, ariko ni muri iyo context. Ugasuzugurwa n'utakagusuzuguye, ugatukwa n'utakagututse, ukarebwa nabi n'utakakurebye nabi. Bajya bavuga ngo Imana yemeye ko dusuzugurwa, n'imbeba yo mu nzira gusuzugura, n'umukozi wo mu rugo umuhemba aragusuzugura. Imana yemeye ko uca mu gihe cy'igisuzuguriro, nta kitagusuzugura, nta kitakubonerana, nta kitagutesha agaciro. Ariko dore icyo Bibiliya itubwira, iratubwira ngo icyubahiro kibanzirizwa n'igisuzuguriro. Yewe usuzuguritse we, yewe usuzuguwe we, humura, Imana irimo iragutegurira icyubahiro hari imbere. Bibiliya iratubwira ngo ikintu cyose gifite igihe cyacyo, niko mu mubwiriza habivuga. Iyo usomye igitabo cy'umubwiriza, ndagikunda cyane, igice cya 3, haravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, kikaba, kikagaragara, kikogera, kikamamara, kikarangira, Imana igatangiza ikindi. Ikintu cyose rero gifite igihe cyacyo. Ndagira ngo nkubwize ukuri inshuti yanjye, ibihurimo bifite igihe bitagomba kurenza. Ibyo uri kunyuramo bifite igihe bitagomba kurenza. Amakuru yawe agomba guhinduka, kuko Imana yawe ni Imana ihindura ibihe n'iminsi n'imyaka. Humura, ibiri kuvugwa none sibyo bizavugwa iteka, ibiri gukorwa none sibyo bizagumaho iteka. Ubuzima uri gucamo none uyu munsi sibwo buzagumaho iteka. Bibiliya yatubwiye iki? Iratubwira ngo birashoboka rwose ko umuntu yasenyuka akagira amarira, ariko se birashoboka guseka nyuma y'amarira? Yego rwose birashoboka ko waseka nyuma y'amarira. Reka mbaho urugero rwa bugufi. Mwari muzi ko buriya abantu bishimye uyu munsi bigeze barira? Mwari muzi ko abantu banezerewe uyu munsi bigeze babaho badafite amahoro? Mwari muzi ko abantu tubona uyu munsi basa naho twavuga ngo n'icyitegererezo twafatiraho ubuzima bwo kunezerwa no kubaho, bigeze babaho mu bwihebe? Subiza amaso inyuma urebe ubuzima ubayemo, wikompare n'ubuzima nibuze mu myaka nka 20 ishize. Wowe wo mu myaka 20 ishize si wowe w'uyu munsi. Wowe mu myaka 30 ishize si wowe w'uyu munsi. Kubera iki rero? Ibintu birashoboka ko byahinduka. Iki gihe rero birashoboka ko guseka nyuma y'amarira bishoboka rwose. Nyuma y'amarira bijya bishoboka ko umuntu yaseka. Nyuma y'agahinda bijya bishoboka ko umuntu yagira ibyishimo.
nyuma y'ubukene bwinshi abantu bajya bahinduka abakire, bagakomera, bakamamara, bakogera, amazina yabo akamamara ku isi. Ibihe byose birahinduka. Ndashaka kugira ngo nkubwire ijambo rimwe riboneka muri Yeremiya 30:16-17. Yeremiya 30, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyawo cya 30, umurongo wa 16 n'uwa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, icyakora abakurimbura bose nabo bazarimburwa. Icyakora, iyo ni Imana ivuga. Abagerageza kukurimbura, bakurimburanye ubugome, bakurimburanye n'imizi nk'uko icyifuzo cyabo kiri, uko hari igihe umuntu arira afite abamuriza, hari igihe umuntu abura amahoro kubw'uko afite abamubuza amahoro, hari igihe umuntu agira igikombe cy'ubwihebe binyuze mu bantu. Yego ni Satani ariko akoresha abantu. Burya abagira neza Imana niyo ibakoresha, ariko n'abagira nabi bakoreshwa n'umwanzi. Hari igihe rero abakurimbura bahaguruka bashaka kurimbura icyo Imana yaguhaye. Hari igihe rero Satani ahaguruka agakoresha abantu bagashaka kurimbura icyo Imana yubatse cyawe, bagashaka kurimbura ubuzima bwawe. Bashobora kugambirira kurimbura akazi kawe, bashobora kugambirira kurimbura abana bawe, bashobora kugambirira kurimbura umugabo wawe, bashobora kugambirira kurimbura umugore wawe, bashobora kugambirira kurimbura urugo rwawe cyangwa se icyo wahawe nk'akazi. Abagira nabi bajya bagambirira kubirimbura. Hakaba igihe bigezweho, hakaba n'igihe Imana ikomye uwo mugambi mu nkokora. Bibiliya iravuga ngo, icyakora abakurimbura bose nabo bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana nabo bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyaga bazanyagwa. Buriya Imana iratangaje. Igivuga, igikora ikinyuranye, ikavuga ngo ubwo bifuza kukurimbura nabo bazarimburwa, ubwo bifuza ko uhinduka imbohe nabo bazabohwa, ubwo bifuza ko uhinduka incike nabo bazaba incike, ubwo bifuza ko utagira icyo ubona, utagira icyo utunga, nabo bizababaho. Nicyo gituma Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Kubera iki rero? Umuntu ugambirira ibibi agahora acura imigambi y'ibibi, agahora acura ibitekerezo bibi, agahora yibwira ibibi ku bandi, nawe amaherezo bizamugaruka. N'abakunyaga bazanyagwa, n'abagusahura bose nabo nzabatanga basahurwe. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe. Umva ko Imana ivugana nawe. Imana izakugarurira amagara yawe ube muzima. Hari abantu murwaye indwara mutazi aho zakomotse. Hari indwara ziterwa n'igihe koko cy'indwara cyangwa se ibintu bitandukanye biteza indwara, ariko hari n'abantu bagira indwara ziva ku marozi, ziva ku bagome, akakuroga. Abantu basigaye barugana ibirwara bikomeye, ibirwara biteye ubwoba, ugasanga urarwaye, ariko inyuma y'iyo ndwara hari umwuka mubi ukorera mu barozi, ukorera mu bagambanyi bashaka kwica ubuzima bwawe. Dore icyo birivuga, nzakugarurira amagara yawe. Amagara yawe, ya magara mazima, ya magara ziri indwara, nzongera nkubake, nzongera nkugarurira amagara yawe, nzongera nkugarurira ibihe byawe, nzongera ngusane, nzagukura mu bihe by'amarira, nzagukura mu bihe by'umuborogo, nzagukura mu bihe by'ubukene, nzagukura mu bihe by'inzara, nzagukura mu bihe by'ubushomeri, nzagukura mu bihe by'ubupfakazi, nzagukura mu bihe by'ubupfubyi, nzagukura muri ibyo bihe, nzakugarurira amagara yawe ube normal, ubeho utababaye, ubeho utarira, ubeho utaganya, ubeho ibyawe ubifite. Kuko mbibutse ko hari abantu mudukurikira mwaranyazwe byose. Waranyazwe aho wabaga, waranyazwe ibyo wakoraga, waranyazwe ubuzima bwose, waranyazwe iterambere ryawe, waranyazwe urushako rwawe, waranyazwe umutungo wawe. Umva isezerano ry'umunsi,
nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe. Ibyo ni ibikomere byo ku mutima. Bene da, Yesu ni umuganga mwiza, niwe uvura ibikomere byo ku mutima ahatagaragara. Azi kubaga umutima akawukuramo ibikomere, ibyo watewe n'iwanyu, ibyo watewe mu rushako, ibikomere watewe n'akazi, ibikomere watewe n'inshuti, ibikomere watewe n'abavandimwe, ibikomere watewe n'abi wiringiraga wari witeze ko bazakubera ab'umumaro, ariko bahinduka bakomeretse umutima wawe. Humura, Imana izakugarurira umutima muzima, utababaye, utarira, udafite agahinda, udafite ibikomere, umutima wishimye, umutima unezerewe, umutima utuzuye mu indwara. Mbibutse ko igikomere gitewe n'indwara nacyo kirakomeretse. Hari abantu mwarwaye uburwayi budakira, nabwo bwabaye ubukomeretse imitima yanyu. Humura, Imana iravuze ngo izakugarurira amagara yawe, nzakugarurira ubuzima bwawe, nzagukiza inguma zawe. Niko Uwiteka Imana yawe ivuze, kuko bari barakwise igicibwa. Uhinduka igicibwa mu bantu, uhinduka igicibwa mu muryango, uhinduka igicibwa muri sosiyete, uhinduka igicibwa muri uwo muryango ubamo. Hari igihe umuntu aba ari igicibwa, bene da, hari igihe umuntu ahinduka igicibwa akaba igicibwa pe. Kandi abaguhinduye igicibwa nta n'ikibi wabakoreye, abaguhinduye igicibwa nta n'ubugome, ntacyo bagushinja. Ariko wahindutse igicibwa, bati hano Siyoni hatagira uhitaho. Kuba mu gihe utagikunzwe, kuba mu gihe utakiryoheye abantu, kuba mu gihe utagifite, hari igihe umuntu aba atakiryoheye abantu, utaryoheye uwo mubana, utaryoheye inshuti zawe, utaryoheye umuryango wawe, waba wavutsemo, waba washatswemo, utaryoshye. Hari igihe umuntu aba ari igicibwa atakiryoshye, ariko Imana ikabitegura kuzongera kumushyiramo uburyohe, akaryohera abari kumwe nabo, ukaryohera abo mukorana, ukaryohera uwo mubana, ukaryohera inshuti zawe, ukaryohera abana bawe, ukaryohera ababyeyi bawe. Igihe kijya gihinduka ukaryohera abantu. Bibiliya iratubwira ngo uyu uvugwa yahindutse igicibwa, Isiyoni hano hatagira uhitaho, hatagira ukiyakunda. Bibiliya ibivuga neza. Iyo usomye muri Zaburi ya 30 ku murongo wa 6, Zaburi ya 30 ku murongo wa 6, haratubwiye ngo kuko uburakari bwari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro. Imana ishobora kwemera ko abaho ijoro ry'amarira. Imana ishobora kwemera ko abaho ijoro ritakuryoheye. Hari amajoro ataryoha, amajoro umuntu arara arwana n'uwo batakarwanye, amajoro urara urwana n'umubiri ukubabaza, amajoro urara ubara ibigiye kukubaho. Hari ijoro umuntu arara abara ngo ibi bigiye kuba. Ndabizi neza, murabizi iyo abantu bafite imyenda ya banki, hari igihe urara ubara uburyo banki igiye kugutereza icyamunara. Hari igihe umuntu arara abara ijoro akavuga ngo ndabona ubukwe bwanjye bugiye gupfa. Hari ijoro urara uvuga ngo ariko ibi bintu mbona biri imbere yanjye, amaherezo yabyo ni ayahe, bikagutera amarira. Hari ijoro ry'amarira, hari ijoro ry'agahinda. Bibiliya iratubwira ngo kuko uburakari bwari ubw'akanya gato, ariko urukundo rw'Imana yacu ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ni ukuvuga ngo abaho ijoro ry'amarira, ariko hariho n'igitondo cy'impundu. Ndaguhanuriye, ibe wari urimo ucamo Imana yawe irabizi. Sinzi ijoro ryawe uko uri kurara umeze, ntabwo nzi amanywa yawe uko uri kwirirwa umeze, sinzi igitondo uramukiyemo uko kimeze, sinzi umugoroba ugoroberejemo uko umeze, sinzi amanywa wiriwe uko ateguye n'uko ameze, ariko Imana yawe yayabonye. Umva unyumve neza. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, kwararira umuntu amanywa akirirwa arira, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ibyo bishatse kuvuga iki? Urarira none ariko ejo uzaseka, urarira none ariko ejo uzishima,
urarira none ariko ejo uzanezerwa, urababaye ariko ejo niwe uzahumuriza abababaye. Humura, igihe cyose uri gucamo Imana igifitiye igihe kitagomba kurenga. Nyikiriza uvuge ngo amena. Bibiliya ikomeza itubwira ngo Imana yemera ko warira, ariko ntiyemera ko amarira yaguhora ku maso. Nzagukiza inguma zawe. Iri ni ijambo nshaka kugarukaho cyane, kugukiza inguma. Buriya amarira yose atera inguma, ibigukomerekeje byose bigusigira inguma. Hari abantu basigaye batakigira urukundo kuko urukundo rwabo rwarakomeretse. Hari abantu batakigira ubumuntu kuko bagiriye abantu ubumuntu, bo babagirira neza ariko bagiye kubitura babitura inabi. Hari abantu buzuye ibikomere bitandukanye, uyu munsi bakaba batagifite kwishimira abantu, kwishimira imiryango. Ugasanga umuryango wawe ntukiwishimira kubera ko wabagiriye neza ariko basiga baguteye inguma. Uzi gucumbikira abantu bagasiga urugo rwawe benda kurusenya. Uzi gucira abantu inzira bakagera mu kazi bakabona ibyo bakora bakagira ubuzima, CV yabo ikongera ikagira agaciro, bajya kugusuzugura bakaguta mu rwobo neza neza. Inguma baravuga ngo igikomere cy'inshuti kirababaza kuruta urugumu utewe n'umwanzi wawe. Burya urugumu ukomerekejwe n'umuntu, n'umwanzi, n'umuntu ukwanga, n'umuntu utagukunda, usigara uvuga ati okay, n'ubunini ntabwo nari mukunzi. Ariko igikomere utewe n'inshuti, igikomere utewe n'umukunzi, kigusigira uruguma mu mutima, kigusigira umutima ushenjaguritse, kigusiga kigushegeshe. Igikomere utewe n'umukunzi, igikomere utewe n'umukunzi. Ndabizi muri mwe mungurikiye hari abantu batewe ibikomere n'ababakundaga cyangwa nabo mwakundanaga. Uzi guterwa igikomere n'umugabo wawe, uzi guterwa igikomere n'umugore wawe, uzi guterwa igikomere n'abana, uzi guterwa igikomere n'uwo wizeraga, wiringiraga, wumvaga ari wo umutima wawe waruhukiraho. Ndabizi ibikomere dufite ntabwo byoroshye, ariko uyu munsi mu ijambo rimwe shaka ko dusengeraho. Birashoboka ko nyuma yo kurira waseka, birashoboka ko waseka nyuma yo kurira, birashoboka ko wanezerwa nyuma y'ayo marira, birashoboka ko wanezerwa nyuma y'ibyo bikomere. Iyo usomye Zaburi 147 ku murongo wa 2 n'uwa 3, Zaburi 147 ku murongo wa 2 haravuze ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisiraheli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Muribuka Isiraheli yagize ibikomere bigera muri 3. Muribuka igikomere yatewe na Egiputa, irabanyagira batwara, reka ne kuvuga ngo barabanyaze. Ubwa mbere Yosefu agihungira muri Egiputa murabizi, inzariza gutera i Kanani, Yakobo ahungira hehe muri Egiputa asanga Yosefu. Imyaka 430 bamazeyo, ibagize igihe bishima ariko bagira n'igihe barira cyane. Muribuka bavanye amarira n'inguma nyinshi no gukomeretswa n'umwami wimye nyuma yuko Yosefu apfuye, ababaza Abisiraheli, abatera inguma, yica abagore babo, yica banyina, yica base, abakoresha uburetwa bumbisha amatafari. Muri ayo matafari agakubitiramo abana, agakubitiramo base, agakubitiramo banyina. Imirambo ya benshi bayikururaga bayikura mu matafari bajya kuyihamba kubwo kubakoresha uburetwa. Yari amarira karagahinda. Imana igiye kubacungura ikoresha Mose, abavanayo nyuma y'imyaka 430 barira, bagera i Kanani baranezerwa, barya imbuto zo mu gihugu cy'i Kanani, banywa amazi yo mu gihugu cy'i Kanani, barya umwero w'igihugu Kanani, barayishimira. Uyu munsi dufite Isiraheli nk'igihugu cy'isezerano. Aho nahambere murabyibuka ubwa kabiri bajyanwa i Babuloni, bamarayo imyaka 70 mu bunyage. Nebukadinezari arabababaza, ariko imyaka 70 ishize. Muribuka umwami Kuro asinya itegeko ryo gutahuka kwa Abisiraheli, bava i Babuloni, bava muri Iraki, bagaruka muri Isiraheli. Imyaka 70 yari ishize.
Imana igenda ibakiza izo nguma, igenda ibakiza ibyo bikomere, barongera barabyara, barongera barasarura, barahinga bareza, barongera barorora, barongera barahinga, barongera igihugu kirongera kiriyubaka. Uyu munsi dufite Isiraheli ifite igisirikare gikomeye, dufite Isiraheli ifite ikoranabuhanga rihanitse. Uyu munsi dufite Isiraheli igihugu cyubatse ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse. Murabizi ko ku gisirikare nta wapima nabo, murabizi ko ikoranabuhanga ni abambere, murabizi ko ubutunzi ni igihugu gitunze nubwo ari gitoya. Imana yagihaye umugisha, irongera iracyubaka, yubaka abaturage bacyo, yubaka igihugu, yongera iracyubaka. Iyo Imana ikiza abantu inguma, igakiza ibikomere byabo, ibanza gukiza igihugu, igakiza imiryango, igakiza itorero, igakiza abagabo n'abagore, igakiza n'abana babo. Ibikomere baciyemo by'ubuzima bakongera bakanezerwa, bakishimira Imana bafite igihugu, bakishimira Imana imiryango ari mizima, bakishimira Imana bafite itorero ryabo. Ndagira ngo nkubwire, Imana izagukiza inguma. Sinzi urugumu ufite, ariko Imana irazizi. Bibiliya iratubwira iki? Iratubwira ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Uruguma rwawe Imana irupfuke muri iki gihe. Aho ukomeretse uri kumva uvirirana, humura, Imana yiteguye kuza kuvura icyo gikomere no gupfuka urwo ruguma, kuko Imana irabishoboye. Amen. Ndagira ngo nsengane nawe, ntabwo ntinda. Nifuzaga kukubwira ngo birashoboka guseka nyuma y'amarira. Yewe Hana yarasetse nyuma ya Penina, arabyara, abwira aramubwira ati umva muze, ni nge wa mugore wari imbere yawe ndira, ni nge wa mugore wari mu majoro ndira, ni nge wa mugore waje imbere yawe mbabaye. Yari pasiteri w'urusengero. Hari igihe tujya imbere y'abakozi b'Imana turira, hari igihe tujya imbere y'abakozi b'Imana dufite ibituriza, dufite ibikomere. Hari abadufasha gukomereka, ariko hari n'abadufasha gukira inguma zacu. Arareba Hana, aramwitegereza, aramubwira ngo nubwo nterekwa ibikubabaje, ariko Imana ya Isiraheli iguha icyo umutima wawe usaba, igukiza ayo marira. Iguha icyo umutima wawe usaba, igukiza urwo ruguma ukomeretse. Iguha icyo umutima wawe usaba, igukiza ayo marira urara nijoro. Iguha icyo umutima wawe usaba, igukiza ayo marira yo mu manywa, kuko hari igihe no ku manywa turira, si mu ijoro gusa. Hari igihe umuntu yirirwa arira ku manywa. Imana ikiza Hana amarira, imuha Samweli. Imana ikiza Hana amarira, imuha umwana w'umuhungu. Sinzi ikiri kukuriza, sinzi ikikurijije, sinzi igikomere n'uruguma ufite, ariko Imana igukiza amarira, igukiza urwo ruguma, iguha icyo umutima wawe usaba. Imana igukiza ubwo bwoba, Imana igukiza izo ntambara uri kurwana, maze iguha icyo umutima wawe usaba, maze nawe uryame usinzira uruhuke. Imana iguha ibyo byangombwa ukeneye, Imana iguha izo dosiye uri gusaba, Imana ishyigikira ubusabe bwawe, igukiza uruguma, igukiza umutima ukomeretse, maze iguhoza amarira. Ndabyibuka umugore bita Rasheli. Rasheli umugore wande, murabyibuka, wa Yakobo. Ubwo Leya yabyaye, inshoreke zirabyara, Rasheli abura umwana. Ariko Imana igiye kumuha umwana, imuha Yosefu, imwongera Benyamini. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka we uranyibutse. Ahimbaza izina ry'Uwiteka. Yibukwa mu gihe cy'amarira, yibukwa mu gihe cy'imibabaro, yibukwa mu gihe cy'agahinda, yibukwa mu gihe cyari kimukomereye, aribukwa di. Sinzi ibiri kukuriza, ariko Imana nkorera nikwibuke. Sinzi ibihuri gucamo, ariko Imana nkorera nikwibuke. Sinzi ibihuri kunyuramo, sinzi ibiguteye ubwoba. Umutima wawe urakomeretse, ufite agahinda, ariko Imana yawe humurira kwibutse, kandi iragukiza amarira, ikomora umutima ukomeretse, igukiza inguma, igukiza urwo ruguma, igukiza uwo mutima wabaye, mu izina rya Yesu. Yego birashoboka guseka nyuma y'amarira. Rasheli araseka, Hana araseka, Sara araseka. Umunsi yabwiwe ijambo n'abamarayika, ijambo ryiza rimubwira ngo yewe Sara we, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Sara araseka, aravuga ariko yemwe namwe muje kumbwira ibidashoboka. Abamarayika babona ko Sara asetse, baramubwira ngo Sara we, niki kigusekeje? Umutima wa Sara wari warakomeretse, warashenjaguritse,
wuzuye amarira atagitemba ku maso, ahubwo wuzuye amarira imbere. Abamarayika baramubwira bati yewe Sara we, hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Hari ikinaniro Uwiteka se yavuze? Hari ikinaniro Uwiteka se yategetse? Hari ikinaniro Uwiteka se avuze ngo iki gihe wari urimo nikirangire hatangire ikindi? Mbibutse ko ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Nta musozi utaminuka, nta n'ibibaya utaminuka, nta n'amataba utaminuka, nta majoro atarangira, nta bicuku bitarangira, nta marira atarangira, nta bihe bitarangira. Umugenga w'ibihe dufite ni Imana. Ibyo bihe ni Imana ibitegeka bigakunda. Ndagira ngo nkubwirire ijambo nshuti yanjye, hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Ngo abamarayika aramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe, reka nguhanurire, umwaka utaha nk'iki gihe, wowe w'uyu munsi uzaba utandukanye na wowe w'uwo munsi w'icyo gihe. Uzi ko ibintu urimo n'ibihe uri gucamo n'amarira yawe Imana itegetse ngo nibirangire nonaha. Ndagira ngo nguhanure, bigomba ubu nyine tuvugana ucyumvira ijwi, nturininire. Ndi marayika w'Imana nkubwira, ndi marayika w'Imana nkubwira ibyo natumwe, ndi marayika w'Imana nkubwira ijambo nahawe. Uwiteka arategetse ngibyo bihe bikurijije, ibi bihuri gucamo biguteye amarira, ibihuri gucamo biguteye gukomereka umutima. Imana igiye gusana uwo mutima ukomeretse, Imana igiye gupfuka inguma zawe, Imana igiye kuguha umunezero, Imana igiye kuguha ibyishimo, Imana igiye kuguha kongera kuryama ugasinzira, kuko Imana yawe ari Imana itanga ibitotsi. Haleluya! Erega birashoboka guseka nyuma y'amarira, erega birashoboka ko nyuma yo kurira waseka, erega birashoboka ko nyuma yo kubona ibiguteye agahinda wabona n'ibigushimisha. Imana umugenga w'ibihe, Imana umugenga w'amanywa n'ijoro, Imana umugenga w'izuba n'imvura, Imana umugenga w'ibiriho n'ibyabayeho n'ibizabaho. Nshuti yanjye, arategetse ngo ibihe byawe bihinduke. Ubwo buzima bugiye guhinduka, iryo joro rigomba guhinduka, ayo marira nahinduka ibitwenge. Amarira yawahindutse ibitwenge, wowe wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Amarira yawahindutse ibitwenge, wowe wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Haleluya! Imana ishimwe yibuka abayo, Imana ishimwe yibuka abayitakira ku manywa na nijoro, Imana ishimwe yibuka abayisenga, Imana ishimwe yibuka barara bayibwira, birirwa bayibwira ngo Mana ntuceceke, ntutuze, humura. Umuririmbyi aratubwiye ngo amarira yawe azahinduka ibitwenge, amarira yawe ahindutse ibitwenge, wewe wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse. Birashoboka guseka nyuma y'amarira rwose, birashoboka guseka nyuma y'amarira rwose, birashoboka guseka nyuma y'amarira. Bwana sifiwe, haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo nzagukiza inguma zawe. Wowe wari usigaye uri intabwa, wowe wari usigaye utakiryoheye abantu, uzongera uryohera abantu, uzongera uryohera umuryango wawe, uzongera uryohera abavandimwe bawe, uzongera uryohere abo bantu mwakoranye, uzongera uryohe. Uburyohe bw'Imana buzongera bukuzeho, uzaryoha, ku mubiri uzaryoha, ku mutima uzaryoha, mu maso uzacya. Umva, mu nzu yawe umucyo uzongera umurike, mu muryango itabaza ryawe rizongera ryake. Umva nkubwire, uzongera wishimirwe, abantu babikwereke. Umva, ibirori bizaba, ntabwo uzahora muri ubwo buzima. Uwiteka arakwibutse, arakwibutse, arakwibutse. Ngana ku musozo, ndagira ngo mbabwire, hari ijambo Sara yavuze rijya rinshimisha, Itangiriro. Reka ndisengeremo dusoze. Itangiriro igice cyaho cya 21,
ku murongo waho wa 6. Sara aravuga ati Imana iransekeje. Sara aravuga ati Imana iransekeje. Edouard aravuga ati Imana iransekeje. Reka mbabwize ukuri, hari igihe ushaka ibyagusetsa bivuye mu bantu ukabura uwagusetsa pe. Bijya bibaho da, bibaho ukaba mu minsi ukabura uwagusetsa, uwagukorera ibyagusetsa ukamubura pe. N'uwo wari witeze ko yagukorera ibyagusetsa akagukorera ibikuriza. N'uwo wari witeguye ko yagukorera ibikunezeza akagukorera ibiguteza agahinda. Uba muri ibyo bihe. Yemwe mbabwiza ukuri, hari igihe uba mu gihugu ntikikuryohere, hari igihe uba mu muryango ntukuryohere, hari igihe uba mu rugo ntirukuryohere, hari igihe ubana n'umugabo ntakuryohere, hari igihe ubana n'umugore ntakuryohere, habaho igihe uri mu bana warababyaye ntibakuryohere, hari igihe uba mu kazi ntikakuryohere, hari igihe uba mu mafaranga ntakuryohere, hari igihe uba mu mitungo ntikuryohere, ariko Imana izi icyatuma uryoherwa. Kuko ibindyohera si byo byakuryohera, ibikuryohera si byo byaryohera mwene so. Ariko Imana izi icyo yakora ukaryoherwa. Imana yari izi icyo yakorera Sara, Sara agaryoherwa. Umva uko yasubije n'ukuri. Sara aravuga ati Imana iransekeje. Umva mwene da, Imana igusetse. Mu bihuri gucamo Imana igusetse. Muri iyo nzira urimo Imana igusetse. Muri urwo rugo igusetse. Muri ako kazi igusetse. Nshuti yanjye, aho ukeneye ko yagusetse igusetse. Subiramo ngo Mana we unsetse. Muri iyi minsi ndimo unsetse. Kuri iyi saha unsetse. Kuri iyi segonda unsetse. Kuri uyu munota unsetse. Njya ninginga Imana nkayibwira ngo umunyamibabaro ninde wamuha kunezerwa atari wowe. Reka wa munyamibabaro we ngwanurire. Imana muri iyi minsi, muri uku kwezi, uyu mwaka utari warangira, Imana igiye gukora ikigusetsa. Nyakira uvuga ngo amen. Mana we mukorera ikimusetsa, Uwiteka we mukorera ikimusetsa. Ibisetsa abagabo biragoye ariko birahari. Ibyasetsa abagore bashangaye bahangayitse batukuye amaso biragoye, ariko Mana urabifite. Wakorera abagore bagaseka, urabifite. Wakorera urubyiruko rugaseka. Mana we wasekeje Sara. Uyu muntu ni umusetsi, uyu musore umusetse, uyu mugabo umusetse, uyu mukobwa umusetse, uyu mugore ungurikiye umusetse, uyu mubyeyi ukuze umusetse, aba bakiri bato basetse. Sara aravuga ati Uwiteka we uransekeje. Abazabyumva bose bazasekana nanjye. Umva, Sara aravuga ngo abazabyumva bose bakumva icyo Uwiteka nkoreye, bakumva icyo Imana yanjye inkoreye. Mu marira y'ijoro nararaga, mu marira y'amanywa nirirwaga, mu manywa nirirwaga mbabaye, umutima wanjye nari mbihiwe, ariko uransekeje. N'abazabyumva bose bazasekana nanjye. Umva 7 ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana? Point d'interrogation. Ninde muri iyi si wari kuzatinyuka kubwira Aburahamu ko Sara nzaseka kandi nshaje? Nkubwire inshuti yanjye, nongere mbisubiremo, ni ukuri byagusetsa Imana irabifite. Ntungurikiye wicaye aho n'uyu mwanya, ibyagusetsa Imana irabifite. Urambajiye ngo ni ibiki? Irabizi. Hari iki Imana yagukorera, hari ahandi Imana yagukora ugaseka. Yego warashaririwe ariko Imana izi ibyagusetsa. Yego warabihiwe ariko Imana izi ibyagusetsa. Yego isi yaragushariririye ikubera isi ariko Imana izi ibyagusetsa. Yego umuryango wakubereye ibindi ariko Imana izi ibyagusetsa. Yego inshuti zaragutengushye ariko Imana izi ibyagusetsa. Irabizi ibyagusetsa. Mwa bakobwa mwe n'ukuri Imana idufitiye ibyadusetsa. Basore ba papa ba mama ba data ba mama, Imana izi ibyadusetsa. Nguyu Sara arashaje imyaka 90, Aburahamu agize imyaka 100. Aravuga ngo Mana we urantangaje. Nyuma y'amarira naseka, nyuma y'umuborogo naseka, nyuma yo kumva isi yaranshaririye naseka. Umva Bibiliya uko itubwiye. Ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje agize imyaka 100, na Sara agize imyaka 90? Wikita ku bihuri gucamo, wikita ku byakubayeho. Ndagira ngo nkubwire nyuma y'amarira Imana yagusetsa. Ndagira ngo nkubwire iri jambo,
nyuma y'agahinda kawe Imana yagusetsa, nyuma y'umubabaro wanyuzemo munini n'imyaka myinshi Imana yagusetsa. Ndagira ngo nkubwire, Imana yagarura ibyanyazwe byose igukubiye inshuro 100. Imana yagushumbusha ibyo wanyazwe mu myaka urimo. Imana yakuremera ibirori bigutunguye ukamenya ko ari Imana isetsa bari barananiwe guseka. Sinzi icyo uri gusaba, sinzi icyo ushaka kubwira Imana, ariko ndagira ngo nkubwire, nyuma y'amarira birashoboka ko waseka, nyuma yo guhangayika birashoboka ko wanezerwa, nyuma y'ibihuciyemo n'imyaka ubinyuzemo birashoboka ko waseka ukishima. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nyemerera ngusengere, nyemerera ngusengere, nyemerera dufatanye. Birashoboka ko waba wicaye, birashoboka ko waba uryamye, birashoboka ko waba uri mu kazi, birashoboka ko waba ugenda mu muhanda cyangwa n'ahandi, birashoboka ko waba uri muri pozisiyo zo gukora imirimo yo mu rugo. Ndagira ngo nkubwire iri jambo, emera ko Imana yagusetsa. Nyemerera gusa uvuge ngo Mana, ndabyizeye ko wansetsa, nubwo ibinsetsa ntazaho byaturuka, ariko ndabizi ko wansetsa, ndabyizera ko wansetsa. Nyuma y'amarira wansetsa, nyuma y'ibyambabaje wansetsa, nyuma y'ibikomere wamvura inguma z'ibikomere ukankiza umubabaro nagize ukansetsa, nyuma y'uruguma natewe n'umuhamagaro, kuko umuhamagaro nawe urakomeretsa. Umuhamagaro utera amarira, umuhamagaro utera intimba, umuhamagaro utera gushavura. Hari igihe umuntu ahamagarwa agahura n'ibikomere byo mu muhamagaro. Intambara zo mu rusengero, intambara zo mu bakozi b'Imana, intambara z'abagushumbye, intambara z'abakuyobora, intambara z'abo mukorana, intambara za bene so, nazo ni ibikomere byuzuye mu mitima yacu. Ariko humura, nyuma y'ibyo bikomere Imana yagusetsa, nyuma y'ako gahinda Imana yagusetsa, nyuma y'ayo marira Imana yagusetsa, nyuma y'icyo gihombo wagize Imana yagusetsa, ikagukura mu gihombo ikagushumbusha. Nyuma y'ibyagiye Imana yagarura umugisha udasanzwe. Nyemerera dusengane, nyemerera dusengane. Nyuma y'ayo marira hariho guseka, nyuma y'ako gahinda hariho ibyishimo. Nyemerera dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro mwami w'abantu, tugushimiye ko nyuma y'amarira ujya utegura guseka k'umuntu, nyuma y'agahinda kenshi ujya utegura ibyishimo by'umuntu, nyuma yo gutabwa ujya utegura umuntu akongera agatoragurwa n'abagira neza, n'abamukunda, n'abamwishimira, n'abamubwira amagambo meza, n'abamubwira amagambo y'ihumure, kuko amagambo y'ihumure arabuze, ariko wowe yuzuye muri wowe. Niwo uhumuriza imitima ibabaye, niwo uhumuriza imitima ishavuye. Abantu bashavuye niwo wongera ukasana imitima yabo. Humuriza uyu mubyeyi ushavuye mwami, humuriza uyu mupapa, humuriza uyu mukobwa, humuriza uyu musore papa, humuriza uyu mwana ukiri muto, wababaye akiri muto, wakomeretse ibikomere byo mu muryango, watewe ibikomere nabo yizeraga, watewe ibikomere nabo yarahanze amaso. Kuguhanga amaso ntibidukoze isoni, bidukiza inguma z'imibabaro yacu. Nyemerera buri muntu wese ugukurikiye akumvira ijambo uvuganye nawe mukiza, umwuka w'Imana akorane nawe, amwemeze ko igihe cyageze cyo kuruhurwa, ibi bikomere bigava muri twebwe. Urakoze kukiza inguma, urakoze kukiza ibikomere, kandi niwe uduha guseka. Urabiduhaye, uransekeje, usekeje umuryango wanjye, usekeje itorero, usekeje abo tubana. Mana we uransekeje, niteguye guseka, niteguye guseka, niteguye kunezerwa, niteguye kubona ineza yawe, niteguye kubona imbabazi zawe, niteguye kubona urukundo rwawe, niteguye kubona imbaraga n'ubuhamya bw'igihe kirekire. Urakoze kutugiriye ubuntu, urakoze kudusekeje, urakoze kuduhaye umunezero, urakoze kuduhaye amahoro. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana iguhe guseka kandi Imana iguhe kunezerwa. Humura, wandike muri comment ngo ngiye guseka, kuko igihe cyo guseka kirasohoye. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kugubwa neza. Mugira amahoro. Shalom, shalom.